Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndabayambiriye cyane, iminsi yari ibaye myinshi tutabonana, haciyemo igihe kitari gito mu gukora Saveur Divine tutayikora, none twongeye kugaruka, nanjye nongeye kuza. Rero ndabasuhuje, ni umunezero kuri jye kongera kugaruka gukora iki gikorwa cy'Imana. Rero ndabahobeye, ndabayambiriye, shimye Imana yabanye natwe twese, ari twe ari mwe, akaba nta gikuba cyacitse. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Rero muri kino cyumweru turimo turaganira ku masezerano y'Imana. Mu nkunde rero dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 43, dusoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa kabiri. Handitswe ngo, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Umva isezerano nenda kukubwira. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Imana ihabwe icyubahiro. Amasezerano y'Imana, amasezerano Imana itanga. Aya magambo turasomye, tubona yuko Imana yabwiraga Yakobo. Yakobo ninde? Yakobo ni mwene Aburahamu, ni umwuzukuru wa Aburahamu, kandi natwe bigivuga ngo dukomoka kuri uwo nguwo, sibyo? Aburahamu yabyaye Isaka, hanyuma Isaka abyara Esawu na Yakobo. Yakobo rero niwe Isiraheli. Yakobo hano niwe wabwirwaga. Iyo dusomye mu isezerano rya kera dusanga Imana yarabwiraga ubwoko bwayo bwa Isiraheli, ariko kandi isezerano rya kera ryashushanyaga irishyashya rizaza. Imana ishimwe. Rero uyu mwanya turimo tuvugana, natwe turabuzukuru ba Aburahamu, dukomoka kuri uwo nguwo, kandi amasezerano yahawe natwe ajya dukurikirana. Ariko se mu by'ukuri ni bande bakurikiranwa n'aya masezerano? Ni bande? Aya masezerano avuzwa ahangaha kuri uyu murongo wa kabiri, ko nunyura mu mazi Imana izaba iri kumwe nawe, nuca mu migezi itazagutembana, nunyura mu muriro utazashya, uko ibirimi byawo bitazagufata. Hepfo haravuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, Umukiza wawe. Haleluya. Aya masezerano ahabwa cyangwa yahawe kiriya gihe Yakobo, ari we witwa Isirayeli. Mu isezerano rya kera Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana. Isezerano rya kera ryashushanyaga irishyashya rizaza. Iyo tumaze kwizera Yesu tukamuha ubugingo bwacu nk'umwami n'umukiza, natwe tuba tubaye abana b'Imana, tuba tubaye ubwoko bw'Imana. Ya masezerano yahawe ubwoko bwayo
ya masezerano yahawe Isiraheli, uw'Imana yabwiraga ngo nakumenye izina wowe Isiraheli uri uwanjye. Iyo tumaze kwizera Yesu Kristo, natwe aya masezerano ababaye ayacu. Urukundo Imana ikunda umwana wayo Yesu nirwo natwe dukunda iyo tumaze kumwizera tukaba abana b'Imana. Rero iyo tumaze kuba abana b'Imana, amasezerano natwe turayahabwa. Rero aya masezerano ni ayawe niba warizeye Yesu. Hari indirimbo twajyaga turirimba ivuga ngo witinya Yakobo mugaragu wanjye, Isiraheli natoranije, nunyura mu mazi zaba ndi kumwe nawe, kandi ntabwaza gutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kuko nakumenye izina. Haleluya. Aya masezerano n'ay'abamenywe izina n'Imana, kandi Imana ikumenya ryari iyo umaze kwizera umwana wayo Yesu Kristo. Aya masezerano aba ayawe. Imana ishimwe. Rero njyewe nawe twizeye Yesu Kristo, turabwiwe ngo nitunyura mu mazi Imana izaba iri kumwe natwe, niduca mu migezi ntabwo izadutembana, nitunyura no mu muriro ntabwo tuzashya, kandi ibirimi byawo ntabwo bizadufata. Haleluya. Aya mazi agereranywa n'iki? Uyu muriro ugereranywa n'iki? Bigereranywa n'intambara abana b'Imana, abera b'Imana bacamo barwana nazo bakiri mu isi. Zagereranywa n'aya mazi yagutembana. Muribuka ijambo ry'Imana aho ritubwira rikavuga ngo iyo Uwiteka batarabaye mu ruhande rwacu, ubwo ababisha bacu baduhagurukiraga, ubwo abanzi bacu baduhagurukiraga. Iyo birivuza abanzi bacu bivuga abanzi bacu ni abadayimoni na Satani. Yaba Imana itarabaye mu ruhande rwacu, baba baratumize bunguri ngo tukiri bazima. Hari ahandi hajya havuga ngo isuri iba yaradutembanye, ngo amazi aba yararenze ku bugingo bwacu. Hashimwe Uwiteka utadutanze mu maboko y'abanzi bacu. Imana ishimwe. Nari mbabwiye ngo aya mazi avugwa ahangaha ndetse n'uyu muriro uvugwa ahangaha bigereranywa n'ibigeragezo abera tunyuramo tukiri mu isi. Ariko Imana iravuze ngo nubwo wabinyuramo, nubwo wanyura mu bigeragezo bigereranywa n'amazi ahinda ahurura, nubwo wanyura mu ntambara zigereranywa n'umuriro mwinshi cyane, biravuze ngo niba wizera Imana ntabwo uwo muriro ntacyo uzagira, ntabwo uzagira icyo ugutwara. Ayo mazi ntabwo azagutembana uko intambara zaba zingana zose, kuko wizeye Kristo Imana ikabikuza mu izina, ntacyo uzaba. Mbese wasomye ijambo ry'Imana, usoma umusore bita Saduraka na Meshake na Abedenego, ubwo bagendaga umwami amaze kubarakarira banze kuramya igishushanyo yakoze, bakavuga ngo ntabwo tuzakiramya, tuzi ko Imana yacu yadukiza, kandi naho itadukiza nta kibazo, tuzapfa dukijijwe. Imana ibonye uwo mugambi bafashe, bagiye kujugunywa mu muriro, kandi koko bana bajugunyemo, Imana ibabanzirizamo. Wari umwami wari wategetse ko bajugunyamo, Imana ihita imuhumura amaso, aravuga ngo twajugunyemo 3 none ndabonamo wa 4. Kubera iki? Kuko bizeye Imana, bakanga gutatira igihango, bakanga gusubira inyuma no kuyivaho. Umuriro, ibirimi by'umuriro ntibyabafashe, kandi bamaze kuvuga ngo ntabwo tuzaramye igishushanyo, umwami yarategetse ngo iryo tanura bagombaga kubajugunyamo ngo baryenyegeze 7. Naho rero baryenyegeza 7, nubwo intambara zakwiyenyegeza 7 zikamera nk'ibirimi by'umuriro, ntacyo bizagutwara, kuko Imana ikuzi izina nukomeza kuyishingikirizaho. Haleluya. Aya mazi atemba, mbese muri ubwoko bw'Imana bugeze ku nyanja itukura, ntaho byari byarigeze biba. Ariko nasomye Bibiliya irambwira ngo imbaraga z'Imana zateye inyanja itukura kuvura
ngo uruhande rw'ibumoso amazi aravura ahinduka barafu, reka aba ariryo jambo nkoresha, ay'ibumoso ahinduka barafu, hasi hahinduka barafu cyangwa se hahinduka umuhanda. Bibiliya ijya ivuga ngo bambukiye ahumutse nk'abatambuka ku butaka. Amazi y'inyanja itukura arakama, baratambuka, nunyura mu mazi ntazagutembana. Haleluya. Mbese wibuka ubwoko bw'Imana nanone bugeze kuri Yorodani, Imana irategeka ngo abatambyi babanzemo, bari batwaye isanduku ngo bagikandagizamo ikirenge, amazi ya Yorodani ahita akama, ubwoko bw'Imana buratambuka, Yorodani humutse. Kandi Bibiliya ivuga ngo cyari igihe amazi yajyaga arengera ariko haruma, ubwoko bw'Imana buratambuka, nunyura mu migezi ntizagutembana. Haleluya. Kuko Imana ikuzi izina. Ndaguhendahenda kugira ngo komeze kwizera Yesu, komeze kumukunda, komeze kumwishingikirizaho. Naho wagera mu makuba ntugamburure mu makuba. Bibiliya ivuga ngo iyo ugamburiye mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Nyamuneka ntugamburure mu makuba. Imana yakuvuzeho yuko nunyura no mu muriro ntabwo uzashya. Saduraka na Meshake na Abedenego ni icyitegererezo, banze kugamburura mu makuba, maze Imana ibana nabo, ibabanziriza mu muriro mwitanura benyegeje karindwi. Umwami arebye arumirwa aratangara. Bwoko bw'Imana kuri Yorodani barambuka, Imana irategeka humutse nko ku butaka. Bwoko bw'Imana nanone ku nyanja itukura, Imana irategeka, bwira Mose ngo rambura inkoni, amazi amwe ajya haruguru aravura, andi ajya hepfo aravura. Ubwoko bw'Imana buratambukira humutse nko ku butaka. Ndaguhendahenda wowe utarizera Yesu ngo wizere Yesu. Uko aya masezerano n'ayabizeye Yesu, n'ay'abana bo mu rugo, Imana itazabura gusohoreza ibyo yavuganye nabo. Humura, nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura no mu muriro ntabwo uzashya, ibirimo ibyawo ntabwo bizagufata. Komeze wishingikirize kuri Kristo, nubwo wabona imbere hatagaragara, kuri finali Imana ijya yigaragaza ikanesha. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.